Amahoro y'Imana abane namwe mwe mukurikiye ikiganiro cyangwa se muhora mukurikirana ibiganiro bya Tuzuri TV. Kuri uyu munsi nk'ibisanzwe twifuje kugaruka mu buhanzi, aho dufite topic ivuga ngo umuhanzi no guhanga cyangwa se ubuhanzi n'imihangire. Impamvu yo kuba twatumiye umupapa, umusaza, umubyeyi, umuhanzi mubona imbere yanyu, nta yindi mpamvu nuko afite aho ashobora kuba ahuriye n'ubuhanzi. Ni muri urwo rwego tudatinze reka atangire atwibwira amazina ye, donc agiye kwipresenta wenda ku batamuzi babashe kumenya ni muntu ki twatumiye umunsi wa none, bityo dukomeze tugirane ikiganiro cyiza. Mwatangira musuhuza abantu, munabibwira bo muri bo. Mwakoze, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ubusanzwe nitwa Ndoriyobijya Charles Ismael, ariko benshi banzi ku izina rya Rasta Mwarimu Vie Mandevu. Njye ndajya nkoresha izina rya Vie, ntabwo ndi buvuge Mandevu, ubwo buri wese afite ukuntu yamwita, ariko njyewe uyu munsi wa none ngiye gukoresha izina rya Vie. Ese Vie, nk'abakurikiye ikiganiro wababwira ute aho muhurira n'ubuhanzi? Aho mpurira n'ubuhanzi nuko mu buzima bwanjye mpitamwo gukoresha uburyo bunyuze mu bugeni, bunyuze mu buhanzi, bukaba uburyo bwo kwigisha, bwigisha abantu benshi. Ndavuga benshi nubwo nakwifuza bose mvuge benshi, abantu bakiga guhindura ubuzima n'imitekerereze no kugira akamaro muri sosiyete bakoresheje impano baba bifitemo. Nuvuga ngo ubuhanzi aho mpurira nabwo nuko nafashe umwanya wo kubona ko abantu bose bakeneye kwiga. Abantu bakiga mu buryo biri buze kuborohera kubifata. Uburyo rero kubifata no kubishyira mu bikorwa byoroha ni ukubinyuza mu bihangano. Mu bihangano ni ukuvuga ngo mu buhanzi harazamo ko hari icyo urema gishya, aricyo byita guhanga, kirabamo ubuhanga, ariko hazamo no kongera ibyo bita udushya, gufata igihangano gisanzwe ukongeramo ibindi biba bishya bifite icyo biri buze kumara mu buzima bw'umuntu, haba mu mibanire n'abantu, mu bukungu, mu kuruhuka, mu kwigisha, mbese mu gushaka ko isi irushaho kuba nziza kuruta uko umuntu yayisanze, atari ngombwa ko bisaba igihe kirekire kubyumva, atari ngombwa ko byishyurwa menshi, ahubwo agashaka uburyo umuhanzi we cyangwa umunyabugeni cyangwa umunyempano azabyungukiramo, bigakorwa n'abandi baba babishinzwe. Ku rugero naguha, uyu munsi biragoye ko ubuhanzi n'ubugeni n'abanyempano batera imbere, kubera ko hano umuntu niwe ushaka guhanga, agashaka gukina ibyo yahanze, akabyamamaza, akabicuruza, akabirinda. Ntabwo byashoboka. Buri wese yagombye gukina mu mwanya we. Umuhanzi agahanga ibyo ahanga, akaba afite urwego cyangwa abantu abigezaho, bo bakabishyira, bagakoresha za mpano, bakanabijyanisha n'uburyo byaramba, nk'ibi bintu bihita bicika. Ubwo rero mpurira n'ubuhanzi, icyo abantu benshi bashobora kuba banziho, bashobora kuba babona byonyine kuba nafite dread kw'iyi myaka, iyi sura, abantu bavuga umuhanzi, ariko umuhanzi ubwo bibwira ko ari ukuririmba. Oya, guhanga ntabwo ari ukuririmba gusa, ahubwo nuko kuririmba ari kimwe mu nganzo zikoreshwa n'ubugeni n'ubuhanga abantu benshi babona, bakabona ko umuntu wese yagombye ko umuhanzi ari umuririmbyi. Oya, n'umushushanyi aba umuririmbyi, umushushanyi aba umuhanzi. Aba bantu bavuga imisango mu bukwe nabo baba abahanzi, ko hari ibindi bintu bavuga birimo, harimo mu gikoni, harimo gufasha abantu, harimo mu kwigisha,
harimo mu gutwara abantu, gutwara ibinyabiziga, harimo kuzana impamvu abantu bahindura imitekerereze kugira ngo barusheho kubaho neza, babane mu mahoro, bakemure ibibazo, basangire ibyiza byo ku isi n'abandi. Igihe dutegereje kurangiza urugendo, ugasanga umuntu hari ikintu yazanyemo gishya abantu bakurikiza, atari ngombwa ko abishyuje. Akenshi n'umuhanzi abaho atazi ko ibyo arimo gukora abandi bazabibyaza umutungo. Hagombye kuba abantu bashinzwe kubyaza umutungo ibyo bintu by'abahanzi, kuko umuhanzi ntabwo aba ashinzwe gucuruza, hari abandi bagombye kubikora. Aho mpurira nabyo ni uko mfata umwanya wo kwitegereza, nyuma yo kwitegereza nkareba ubukungu bwavamo cyangwa ikibazo uburyo cyakemuka, bikanyura mu buhanzi. Cyane cyane nyura mu buhanzi bujyanye no gutuma abantu bahindura imibereho, bakajyana n'ubuhanga bugezweho, bakajyana n'umuco, bakajyana n'imibereho myiza, aho buri wese agira uruhare mu bikorwa, byaba ibimukorerwa byaba n'ibikorerwa abandi. Donc wavuze uti umuhanzi ni umuntu uhanga agashya, umushushanyi nawe ni umuhanzi, ashobora kuba umuhanzi. Nagira ngo ushyire urumuri ku bantu bajya bumva ko umuhanzi ari umuririmbyi. Nyine ndagira ngo ubyeclaircisse neza, uvuga uti wenda guhanga bituruka ku iki n'iki, kugira n'iryo zina rize rikitirirwa ngo ari umuhanzi nuko aba yakoze ikintu iki n'iki. Nagira ngo wenda usobanure mu buryo burambuye icyo kintu cyonyine. Urakoze. Abantu babonye ko umuririmbyi ari we muhanzi kubera ko ari we ugaragara unumvwa cyane, kandi kuririmba no kumva indirimbo bifasha umuntu kuruhuka muri we no gufata ibintu nta zindi mbaraga akoresheje, bityo hagaragaye gusa abaririmbyi. Ariko abaririmbyi nabo, abaririmbyi bose si abahanzi, kuko tubanza kugendera ku manota baririmbiraho. Ntabwo ari urimo kuririmba, ntabwo ari we wahimbye amanota. None tugenda ku njyana, n'injyana ziraba zihari, ariko uri buze ko ari umuririmbyi w'umuhanzi ni wa wundi buze gufata ya magambo akagira uko ayateranya, akayashyiramo ibirungo, agatanga ubutumwa, ndetse wabona niba hajemo no kubitamba, kubibyina, bigasanga bitandukanye n'ibindi. N'ubandi tuvuga ko abaririmbyi nibo bakunda kugaragara, ariko buriya mu barimo kuririmba baba baririmba iby'undi yahanze. Uzasanga harimo umucuranzi wa gitari zitandukanye, aracuranga solo, aracuranga rythmique, aracuranga bass, undi acurangamo na za violon, undi azanyemo trompette, undi azanyijwe araririmbye, undi araho arabyinnye. Ni ukuvuga ngo abo bose barimo gukoresha impano n'ubugeni. Ntabwo bose ariko ari abahanzi. Nituvuga ibyo mu gisope ntabwo ari ubuhanzi, ni impano n'ubugeni. Mu mbyino dusanzwe zibyinwa, abantu barabyina, bakubwira turabyina ikinimba, turabyina igishakamba, turahamiriza intore, turabyina umushagiriro. Ibyo byose biriho, birasanzwe. Icyo ugiye guhanga ni ubutumwa uri bunyuzemo n'uburyo uri butware umubiri bitari bisanzwe, byigisha abantu, binyura abantu, bibaruhure, ibyiza binatange n'umusaruro. Ni ukuvuga ngo guhanga harimo guhanga kurema, hakazamo ubuhanga. Niba harimo guhanga hakazamo no kurema, haraza byinshi. Ushobora no guhanga, twese turagenda, ariko ushobora guhanga imigendere. Ariko n'uyu munsi nabo twita abasitari, azamura akaguru kamwe ka training, ubundi akagenda nk'ucumbagira adunda. Uyu munsi abasore barimo gukora ibaba niko babyita, akagira uko yambara, ashobora kubikoresha mu guhanga, mu gukurura uburyo wa mudozi, wa munyamideri arebye ka gatuza, arebye za mbavu, arebye cya kimero, ibyo byose ahangiramo ibintu, buri gihe biratanga umunezero. Ubu ni byiza ko guhanga bitanga umunezero.
bitanga ubuzima, bitanga kwigisha, kandi bikaba ibintu birambye, bikaba byiza, bikabamo kubaha. Mu kubaha hakabamo kubaha abo mubana, kubaha abo mungana, kubaha abakuruta, kubaha abakuyobora, no kwiyubaha nawe ubwawe, bikaba na byiza no kubaha umuremyi. Tukiri kuri icyo cy'ubuhanzi n'imihangire, mwagira icyo mudusangiza rero kuri orchestre Abadahogora, tukagira icyo tuyitubwiraho. Abadahogora bavutse ryari, bakoze iki? Dukeneye ya histoire. Abadahogora ni abantu bamenye cyane orchestre, ni ndavuga Abadahogora. Bayimenye cyane ku ndirimbo y'imbyino icyarimwe ivanzemo ibikoresho bya kizungu, ikavangwamo imbyino n'imyitwarire bya kinyarwanda n'ubutumwa. Harimo isoko ya Nili ntikame. Muri soko ya Nili ntikame uvuga ngo twinjiye mu bidukikije, twinjira no mu muco, ariko hari igihe kiremeye, nyuma y'uko haba jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma y'uko igihugu abantu bahunga, nyuma y'uko bagaruka, hakaba amahirwe twagize y'uko igihugu cyongera gusubirana ubuzima, hakagaruka umutekano, hakagaruka ubuzima, igihugu ibibazo byinshi bikabohorwa. Niho wumva tuvuga ngo reka twanyuza ngo tuvuga tuti bavandimwe mwese dusangiye ukwemera. Ntabwo twavuze uko ariko ibyo wemera niba byarashoboraga gutuma amahoro aboneka. Aho twavuze tuti mu kiliziya kwa Yezu tukavugamo aleluya amen. Twafashe abagatulika n'abaprotestani, abo bose batemeye gatulika, bamwe bavuga aleluya abandi amen. Dufata muri Isilamu mu musigiti kwa Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ku murinzi kwa Ryangombe iwacu dukoresha izina Sekagororoka, amba kwa rukwinginga butazi Sekagororoka. Nimwigishe urukundo, nimwigishe ubworoherane, nimwigishe ubusabane. Isoko ya Nili ntikame. Ubundi isoko ya Nili twavugaga no kuvuga, twavuga ni ikiremwa muntu cye kongera guhohoterwa. Bavuga ngo twambaze Imana iduha ubuntu twavugaga ntago ari ukugira neza, ni ubumuntu. Tugira ubuntu, nituba abantu tugira ubuntu. Ni ukuvuga ngo iyo niyo abantu bamenyemo cyane. Ubwo twafashe uko batamba mu gice cyo mu nkombo, cyangwa dushyiramo ibintu by'ikinimba, dushyiramo ibintu byo muri Afurika y'Epfo, dushyiramo ibintu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, n'ibindi bintu by'umuco wihariye. Niyo mpamvu mubona imeze kuri. Ariko twatangaga ubutumwa busaba ko aho umuntu yemera ariho anyura mu mahame ahari, hakaboneka amahoro, yubaha ikiremwa muntu, buri wese agiramo uruhare, ariko tukirinda ko ubwicanyi cyane bwitwa jenoside twagenderaga ku yakorewe Abatutsi bitazongera. Ko hanaboneraho kuvuga ko wenda abantu jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda niyo yonyine ishobora gukangura abantu ko ikintu ari kibi, hafatwa ingamba n'izindi mpamvu zituma bitazongera, kuko habaye nyinshi. Habayeyo muri za Croatia ntibagira icyo babivugaho, bagira ibindi biba ku Bayahudi biratambuka, hari abantu batavuga y'abaherero, ibyo ntibyavugwa. Nitwinjira no mu bitabo byitwa bitagatifu, na Herodi yaba yarakoze jenoside, barabyanditse barekeraho. Mu Misiri abana b'imfura barapfuye, abantu barekeraho. Iyo u Rwanda bariyo haboneka ko ari ikintu kibi, gisabwa ko kitazongera kuba ari we wese. Ubundi nubwo butumwa twatangagamo. Haza indi waramutse iraguma, burakeye. Turavuga ngo niyo atagira icyo aguha akanga kukuvumbya, akakwima ku kigage. Ubundi kuvumba ni ukuvuga n'ahantu hari ibintu wowe utari kugira umwanya wo kubigeraho, byaba bihari bya byishimo, nawe ukagira umwanya wo kubigeraho.
n'umuntu nanaguheza ntuzamugirire inzika. Twavuga kuvumba ntabwo ari ubusambo, si ububwa, ni uburyo bwo kujya kwereka abakurushije imbaraga ko nawe wahageze, ariko nabo mugasangira. Akakwima ku kigage. Ikigage batubwiye ko amasaka ni imbuto abanyarwanda bahaye imbaraga, ariko ahera amasaka bagira umusururu, bakagira aho bashyira mu ruhande ibyo kunywa, watambuka bakaguha batakugurishije, bakubwira ngo kutatambutse, kwatambutse ntutuvugishe, mwiriwe ukagenda, ariko bakavuga ntiwatuvugishije, kugira ngo uze nawe ingorane wari ufitemo, urugendo wari ukoze, kunanirwa wari ufite, nawe usome kuri wa musururu, ukomeze urugendo n'ubuzima. Niba nabikwima uzihangane, niyo atagira icyo guha akanga kukuvumbya akakwima ku kigage, jya uzirikana rya jambo waramutse iraguma. Ni ukuvuga ngo uko bigenda kose turifuza ibyiza, uko bigenda kose hari aho tuzahurira. Tukavuga ngo waramutse iraguma rero, ni ukuvuga ko iyo uriho ubukungu bwose uba uri kandida kuri ubwo ubukungu bwose. Noneho rero iyo ndirimbo abantu barayumvishe, ariko tukagira inama abakiri bato, kwa mwite bivuga ngo mwebwe mukiri bato mukaba mukigenda, jya uzirikana rya jambo ngo waramutse iraguma. Byanga bikunda abatoya hari ibyo bagomba kurenga, kuko hari ibyo kuzuzanya, byanga bikunda bazahuriramo. Umwe ashobora kuzaba afite imbaraga ze akeneye izundi, akeneye ibintu, akeneye abantu. Niyo twavugaga waramutse iraguma. Ni gute rero orchestre mwayitangije? Ubundi kubera ko abadahogora ari program ishinzwe kwita ku rubyiruko rufite ibibazo mu mujyi wa Rubavu, byari umujyi wa Gisenyi, cyane cyane urubyiruko rubarizwa mu muhanda. Kuko urabona ko muri 94 Gisenyi Rubavu yabaye impamvu yo gusohoka no kwinjira cyane. Harimo rero abanyantege nke babayemo, abari barwaye, abari bakuze, abari bashya mu buzima ibintu bibaguyeho, abari barokotse amahano yabaye, ibyo byose babi bafite ababitaho, ariko hasigara urubyiruko n'abana bari mu muhanda, biturutse ko bamwe bayoberwaga icyerekezo, abandi bakaba badafite abagomba kubitaho, bakishakira ubuzima. Ubwo hatangiye porogaramu yo kwita, natangije porogaramu yo kwita kurwo rubyiruko, urwo rwego rw'ubuzima, ari ku itariki 26 z'ukwa munani muri 1994. Nabitangiye atari ukuvuga ngo mfite amafaranga, atari ukuvuga ngo hari ikindi gihari, amazu yari ahari, imiryango mpuzamahanga yatangaga ibiryo, nabitaga ku bana. Nafashe umwanya wo kubanza guhuza abafite ikibazo, ariko kugira ngo bigereho ni ikintu kiba gikomeye. Abakomeye bagomba kubanza kukugirira icyizere, kubanza kurema icyizere, kuko mu bintu bya mbere babatakaje ni icyizere. Ubwo rero muri bwa buhanzi wavugaga, nagombaga kubona impamvu ituma bagomba kunyumva, tugomba kumvikana. Iyo mpamvu ya mbere rero kwari ugukora ibitandukanye n'ibindi, kubaho nk'abo ari nta mategeko, ukabaho wigenga, ukabaho wisanzura, ushobora kuzana na mugenzi wawe nk'urwo rubyiruko. Ubwo ubundi ni porogaramu yari ijyanye no kwita kugarura mu buzima urubyiruko n'abana babarizwaga mu muhanda, abantu bakunda kwita ko ari abana bo mu muhanda. Nge ntemera abana bo mu muhanda, ntabwo umuhanda ubyara, ntabwo umuhanda ubyara. Umuhanda niyo ufite habyimbye ni ku ikorosi cyangwa bashyizemo dodani, aho niho haba habyimbye, ariko ntabwo havamo umwana. Ahubwo n'abana n'urubyiruko baboneka mu muhanda kubera ibibazo bafite, ibyo bibazo bititabwaho cyane, bititabwaho cyane n'abantu bakuru, ahubwo hitabwaho abadafite ikibazo. Ariko tukirengagiza ko ari byo twita generation, urungano. Nge nindera abana banjye neza, nawe urera n'urakarera abana be neza, tuzabarera ari 100. Hari abandi 30 b'urungano badafite ubwo burere, batazagira
ireme rya mbere ry'uburere rihuye, kandi nibo bazabana, nibo bazashyingirana, nibo bazafatanya imirimo, nibo bazafatanya igihugu. Ubwo rero yabaye imwe mu mpamvu, yagaragaye imwe mu mpamvu yo guhuza urwo rubyiruko mu mpano, kuko urubyiruko rukunda kuririmba, urubyiruko rukunda kubyina, urubyiruko rushaka kunyeganyega. Ubwo yabaye imwe mu izo mpamvu niyo yabonetse, ariko hari gushaka impano, hari iyo orchestre, hakaboneka umupira w'amaguru, hakaboneka handball, hakaboneka koga, hakaboneka acrobacy. Ibyo byose abantu benshi bari bazi ko ari ukugira ngo ahabe kwishimisha, abantu babimenye. Bwari uburyo bwanjye, ubuhanga bwanjye, ngiye kwita igifungo, bwa ruhanga bwari bwa mbere prison y'urwo rubyiruko, kuko buri wese yari afite icyo agomba kujyamo. Nyuma yo kujya ku ishuri hari amasaha 10 agitaha, iminota 10 yagombaga kubona discipline arimo, kandi habura umwe, bose bagahanwa. Ni ukuvuga ngo wa mwanya wose w'ibyo bitirirwaga watwikirwaga n'ibyo bintu. Ariko kubera ko kubyina no kuririmba aricyo kintu gifatika, niho hashyizwe imbaraga. Noneho abantu bamenya kubadahogora, abantu bakaza kumva kubadahogora, abantu babonaga ibyuma, akabona gitari, n'ubwa mbere bazifasheho, akabona synthesizer n'ubwa mbere, akabona ingoma. Nureba ingoma twakoresheje za mbere na gitari, birasekeje, birashimishije, kuko drum yose ikoze mu ngunguru n'impu. Nibareba muri Ntikame bazareba uko bimeze. Gitari ni abantu bazicuraga ubwabo, imirya yazo yari insinga za embrayage, za insinga za embrayage. Ubwo nuko hari abakanishi bato badukoreraga za pick up, turiya tuntu tubika amashanyarazi kugira ngo gitari nibayikora ibe electric. Byari bisekeje, ariko no kugira ngo herekanwe ko umuntu atagomba gushaka gutangirira ku biremeye, aricyo bwa buhanzi bwa mbere. Ingoma mbere y'izo ingoma zari intebe ya tabure, kugira ngo hazemo sembale n'umweyo uyu bakubuza wo mu migano, wabaga uri ku ntebe kwikubisa uba ibyo biraya. Ubwo turabyita ubuhanzi. No kuvuga rero ngo orchestre abadahogora yavutse kugira ngo ihamagare abantu baze kureba ibyiza, dushobora kuzanyuzamo umuco nyarwanda, ariko abantu nibaza mu rwego rwa mobilisation, guhamagara abantu, gukusanya abantu, babone aho bahurira, kandi bikorwe nabo babonaga ko batabishobora, bituma abandi nabo mu mutwe hafunguka. Ikigaragara nuko bwari nko mu buryo bwo kuvura, wenda bijyanye n'imitekerereze, niba ntibeshye, wenda nabyita yari nka terapi. Donc twatangiye badahogora ku itariki 26 z'ukwa munani muri 1994. Urumva muri 1994, turebye neza tubaze twasanga hashize iyo myaka 30, ndumva ubu 30 iri kugeramo. Urabona rero ari iki byafashije kuri urwo rubyiruko icyo gihe, umunsi wa none urwo rubyiruko rubayeho gute? Aba bagiye baca imbere yawe, sibona niyo muhuye hari ibyo muvugana, hari icyo bakubwira, biba bimeze bite? Urakoze cyane. Unyuze ku kintu cyiza. Ubundi nashoboye kunyura mu ishuri, simbikunda cyane, ariko nanyuzemo, niga ubwarimu, niga imibanire y'abantu, sociology, niga ibintu biri tekinike by'ubwubatsi, gikoni, ariko cyane koresha ubwarimu na siporo, kuko nabonye ari byo bishoboka. Ubundi bwari uburyo bwo kuvura atari abo bana gusa, bwari n'uburyo bwo kuvura abantu ubwabyo, bene no kuvura imitekerereze y'abantu. Kuko nibareba indirimbo, hari indirimbo nk'ebyiri dufite ziri kuri bande, kuri bande yo twayikoze muri 98 niho twayisohoye, ariko muri 98 dufitemo indirimbo bazayishake, twavuze ko ibintu byo mu Rwanda bishobora kurangizwa n'agacaca muri 98. Mu ndirimbo twakoze yitwaga u Rwanda dusangiye twese. Twavuga u Rwanda dusangiye twese, twavuga ngo ibyabaye muri u Rwanda ni amahano, bavuga ngo umugabo wemera ibyo wakoze, tinyuka b'intwari, shyira ku mugaragaro umubyeyi gito, umwana gica n'umuvandimwe banga mwabo. Twavuga ngo
usabye imbabazi ntihagire uhakana ibyo yakoze, usabye imbabazi nawe bamureke bamwumve, acibwe ikiru mu muco w'Abanyarwanda. Tukavuga ngo uri umunyarwanda wowe uharanira kuzamura urwakubyaye, uzishaka izo ndirimbo, sinzivuga abazishaka bazazibona. Icyo rero byabyaye, ngiye kuguha urugero rworoshye, ndarwa no kuri kamera. Abantu barahuraga, umwe akareba hasi ntihagire ureba undi mu maso, barangiza gutandukana buri wese ukabona acunze undi, barebanye banyujije ku rutugu. Ibyo urumva hari hakiri urwikekwe kugira ngo abantu bahure. Byari ngombwa ko bagira impamvu ibahuza. Ngira ngo niba abantu bibuka, hari kermesse ya mbere yabaye mu mujyi wa Gisenyi ku Kiliziya, abantu baruzuye rwose, baranezerwa, baridagadura, bitangira ubuzima. Ikindi byakoze nuko mu gihe hano hari impamvu ziremeye y'abantu bavaga mu ahanyuranye, barazaga bakabyina. Ikindi nuko iyo twashoboye kongera kuzamura ubucuranzi bukoreshejwe ibyuma, hakoreshejwe n'umuco. Ubu rero icyo byabyaye, abantu benshi batoya bize gucuranga, ariko bigaga kwiga no kwigisha gucuranga. Ariyo mpamvu uyu munsi urasanga orchestre menshi, amabande menshi y'igisope ku ijana, uzajya usanga niba atarimo abigiye mu badahogora, bigishijwe n'abadahogora. Uyu munsi aho ibisope biri hose, nko kugira ngo nshyireho orchestre nakoresheje abantu babiri. Hari umuhungu witwa Idi ucuranga cyane tarabu hano mu mujyi, bamwita Idi, ubu ari Kigali. Noneho we yanyuze iruhande, numva arimo kuririmba indirimbo yitwaga ya Awilolo Ngomba Trop Parler, numva arayiririmba neza nkuko imeze. Mutumaho araza ndamubwira wandirimbira ya ndirimbo, ayiririmbye abandi barambwira nabo ngo bazi reggae, bazi biki. Mbonye ukuntu bishimye, ndavuga reka nshaka impamvu, shaka abarimu b'umuziki. Hari Rwaramba Simon Pierre yarashinzwe solfège na piano, icyo nicyo yarashinzwe. Ubu muzamubona mu ishuri rya Eteni, ari muri Ndengera. Haba François Barushimana twita Ntikame, haza Isidore ko yaririmbaga mu Kiliziya, yagombaga byari kutworohera. Haza witwaga Bizi Ntwari. Abo ngabo cyane twarabakeneye. Dukenera no witwa Ndanda, we twagenderaga ku ijwi yari afite. Dukenera no witwa Kizito uvuza ingoma zisanzwe na drum. Aho ngaho hiyongeramo nanjye wagombaga kubiyobora, ariko nkatanga cyane umurongo ugenderwaho, no gushyiramo discipline, no kureba uko bizagenda, no gushaka uburyo. Ibyo rero usibye ayo ma orchestre, abacuranzi bacurangisha ibikoresho, nukuvuga ubwo nituvuga nka Idi, abantu baramuzi. Hari umwana hano witwa Chance, we na papa we yari umucuranzi nawe twatangiranye. We Imana imwakire mu beza, yaje kujya, yari yaracuranze muri za Nyampinga. Noneho umwana we tumukurikirana kugira ngo impano ya se itazatakara. Uwo nawe arakora cyane, yamaze kwigurira ibikoresho. Noneho abandi bakora ibijyanye, uyu munsi bakora, dufata n'abandi bantu bari barize kugira ngo dushobore kuzajya tugendana n'ibintu mpuzamahanga. Aho habonekamo witwa Girishome, habonekamo Pio wari uri muri Hirwa n'amashuri, habonekamo ni benshi simbibuka, ariko icyatanzwe nuko gucuranga ibikoresho, kongera kubyina, ibyo byose byatanze umusaruro. N'uyu munsi no mu rukerereza, uyu munsi harimo, bashobora kutemera ko mbavuga, ntabo ndavuga,
kugira ngo batagira, ariko byaba byiza babye mu rukerereza barimo ahantu henshi mu bukwe. Uyu munsi abantu bamaze muri ba MC dufite benshi barimo bahagaze na neza babyemera. Noneho ubu harimo kuvuka n'andi matorero menshi haba mu Rwanda, habaye n'abaha nanjye umukoro kugira ngo ntabivuga ko muzajya kureba icyo byatanze. Icyo byatanze rero ninzamo kindi nuko twakoresheje cyane umuziki n'iyo siporo n'ubuhanzi kugira ngo abana basubire mu ishuri, ko ntago wagombaga kwiga, ntago wagombaga kwemererwa kujya muri siporo ngo wemererwe ubuhanzi utagiye ku ishuri. Kuko muri siporo n'ubuhanzi hari ibintu bimwe bibamo, wubahiriza amategeko batakubwiye ngo ubahiriza amategeko. Hari ibyo ugomba kubaha ubishaka utabishaka, uwo waba we wese. Iyo unyuze hanze yabyo urahanwa muri siporo, iyo unyuze hanze yabyo mu muziki n'ubuhanzi unyuranya n'abandi, ugwa mu byo twita contretemps. Iyo ari ijwi utaye ujya mu byo twitaho urugamba. Ni ukuvuga ngo ikindi byabyaye ni ukwigisha abantu kugendera ku murongo, utiriwe ubabwira ngo mugendere ku murongo, kuko n'uwo mwanya ntibagukundira. No guhamagara, none yabaye igikoresho cyo guhamagara. Uyu munsi mu nzego aho byagezeho, uyu munsi niba bishaka nibo bazabivuga, turabafite byatumye kubera kwiga. Uyu munsi bagiye kwiga no hanze, bagiye kwiga mu Buhinde, bagiye kwiga i Burayi, bagiye kwiga muri Amerika. Uyu munsi nujyayo niba bikunda bo nibabona iki kiganiro bazatinyuke babivuge. Byaba byiza gutinyuka bakabivuga. Tubafite muri Canada, muri Pologne, mu Bubiligi, muri Amerika, tuvari no mu Bushinwa, ariko bajyanwe cyane nuko bakinnye, nuko babaye mu muziki. None n'abatera nkunga bateraga inkunga ishuri bakaza bakanyura hantu abandi bakabyungukira, kugira ngo muri mujye abantu barabizi, babonye amakayi, babonye uniforme, bagiye ku ishuri, baravugiwe. Harimo n'ikindi bavuga ku Kivu koga bakanyurayo, hari ipate barabizi, ntawigeze ayihezwa. Nzi ko benshi niyo bahuye babiganira, ariko ko hari gukururwa n'umuziki. Icyo byagezeho abantu bagize babonye umuti. N'ubu harimo umuntu ufite Fasha Humanity Kigali, ufite umuti mu nganzo witwa Emile. Ni mu bishaka nzabaha uko bimeze, muzajye kumusura. We ashaka gukora umuziki n'umuco mu rwego rwo hejuru, ku buryo biba ibintu biri kinyamwuga, kandi barimo kugera ku rwego abyigisha, ku buryo ababirimo bashobora kugira amahirwe ko bagiye mu ishuri bazashobore kwinjira muri urwo rwego ruriho ruhando rwo ku isi rurimo ubuhanzi, kugira ngo bashobore kujya ku rwego mpuzamahanga, bashobora kujya muri izo institute na university mpuzamahanga, zaba izo mu gihugu cyangwa izo hanze. Kuko noneho uyu munsi bafite ubushobozi, bafite kapasite yo kujya ahandi. Kuko uyu munsi abenshi dufite ni ikibazo gihari, barabizi, ariko ntago bateguwe mu mutwe n'ubushobozi bwo kujya hanze. Kuko wenda ndatandukira nimvuga Ferwafa amakipe ifite, abakinnyi bahabwa recruitment bagahembwa, ariko nyuma yuko sezirangira birangira kwa kundi mubibona. Habuze iki rero? Habuze ko abantu bategurwa kwigishwa ko ruriya ari uruganda rw'abanyamafaranga. Kuko iyo bigiyemo tutegereza ko imvura igwa, tutegereza ko izuba riva, ntabwo utegereza kwishima cyangwa babara, abantu bose baraza. Ubwo nagira ngo mvuge ko icyo byabyaye nuko byabyaye ko ababyize babimenye, bakaba barimo babandi, bagakora n'ibindi bikorwa, bigatanga ubuzima, bigatanga n'ubutumwa, bikagera ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi wa none bakaba banabayeho neza, nacyo katucyongereho. Tugarutse ku by'ubuhanzi n'imihangire, icyo gihe muri orchestre abadahogora ni bande bari abahanzi? Noneho icyo gihe ni bande bari abahanzi, ni bande bari abaririmbyi? Abahanzi harimo Pasteur Simon Rwaramba, harimo Mbarushimana François, harimo Bizimana Ntwari,
barimo Ndoruwanga Emmanuel twita Ndanda, harimo Dusengimana Kizito, hakazamo na Ndoribya Charles Ismael wayoboraga ibyo. Abo nibo bagaragaraga, na Isidore sinarindiriye sinigyibuka, kubera ko we yararwaye na asima, twagombaga kumufasha tukagendana n'igihe. Noneho tumuha n'akazina k'akabyiniriro kugira ngo bibe byiza. Ubundi hari akantu kitwa diapason kagira amajwi meza, noneho tukamwita diapason kugira ngo niba bipfuye tukababwira ngo abana batavuga ngo aririmbye nabi cyane. Abo nibo babonetsemo, ariko hakaba harimo n'abana abari abaririmbyi. Ubundi abo bose nanone baragarukaga bakaba baririmbyi, tukongeraho Pio wagombaga kuririmba kuko yari ari mu ishuri aricyo arihirirwa, yagombaga kuririmba noneho indimi Igiswahili, agomba kuririmba Igifaransa n'Icyongereza. Ariko undi muririmbyi yari ufite amajwi ye wihariye, uwo Idi aririmba byose, umushyize inyuma ya rido ukamubwira uwo yiga ijwi yigana. Usibye ko abantu ba betinga bakwemeza ko uwo wabikoze bafungura bakibeshya. Aririmba indirimbo zose, aririmba amajwi yose, bakundeze kumwita mille voix. Waje gucika intege ntabwo tuzi impamvu, witwa Jules Walens, yari umukomediye, umuririmbyi, akaba n'umubyinnyi mwiza. Harimo abana noneho bazamukaga mu kuririmba, harimo witwa Murekatete Adelaide wasigaye afite salon de coiffure, harimo abitwa ba Saveri, abitwa ba Archange asigaye ari MC akora no muri Musée National, harimo abari muri Ballet National, si ngombwa ko mbivuga, bazigaragaza, barahari, barabaririmbyi beza. Harimo n'abandi bana b'abakobwa bo ntago bashoboye gukomeza cyane, ariko muri Ballet National nk'uwitwa Jeannette yashoboye gukomeza, araririmba, arabyina, aragaragara, arigisha. Archange yabigiyemo mutoya, yinjira mu bintu bijyanye we no kuririmba no guhanga no kwinjira mu muco cyane. Hari n'undi witwa Heri Rwema, muzamubona afite inyamamare. Abo baragaragara cyane, nibo barabaririmbye cyane. Murumva ko ni akazi katoroshye, kandi burya akeza karigaragaza. Niba koko abo bose umunsi wa none tubona bavugira inka, baba bari mu misango y'ubukwe, barabari muri bize bari gukora mu ma ofisi, hari abagiye hanze y'igihugu wenda bagira n'icyo bafasha abavandimwe babo bari mu Rwanda. Urumva ko nyine kabisa hari n'amakuru menshi numvishe, numva ari mashya kuri nge, kandi ibyo byose nabonaga abadahogora baduhereza show muri stade, tujya ku Bunane tukajya kuri stade abadahogora bakubise, niko batwajya tubivuga. So ni ikintu cyo gushimira, kandi burya buri wese aho ari ku isi yagira igikorwa cyiza akora kugira duhindure isi tuyigire nziza kuruta uko twayisanze. Kuri wowe Vie, kuri wowe ku ruhande rwawe ninde wita umuhanzi ku ruhande rwawe? Wenda hari wajya ubikomozaho, ariko ku ruhande rwawe muri makeya ninde wita umuhanzi? Nita umuhanzi umuntu wese mu buzima tubaho hano ku isi ukora ikintu gishya, yaba ari kije ubwacyo gishya, cyangwa ashyizemo indi mpamvu mu byari bisanzwe, biratuma ubuzima bw'abantu harabamo kwiga, habarimo gufasha ko ubuzima burushaho gutera imbere, harabamo imibanire y'abantu, bikaruhura abantu, bikanashimisha n'abantu. Reka tuvuge nko mu buhanzi, turavuga mvuge mu gihugu, reka mvuge nk'indirimbo ubwo turimo kwishimisha. Hari indirimbo nka ya Jean Paul Samputu avuga ngo muze tubyine. Abaririmbyi baza kubera ngo ntago bazaririmba politike, barabeshya cyangwa ntibashaka kubivuga. Niba uyu munsi hari indwara zitandura, ibyo twita sedentarite, niba uyu munsi izo ndwara zo kwirirwa ibihe byaraje biba byiza,
abantu tugomba kwirirwa twicaye, tugenda twicaye, dukora twicaye, bidutera ibibazo. Ko niba twicaye uko umubiri uramera ni nko kuvomesha itiyo ya plastiki ihinnye, ntabwo amazi yagendamo neza. Uko tumeze umubiri wacu wari kugenda uba, bidusaba rero kunyeganyega. Ariko mu ndirimbo yaravuze ati kwidagadura ni ngombwa kandi ni ingenzi mu buzima, bitera akanyamuneza ukaruhuka. None se ntiyatanze umurongo byoroshye, umuntu arakaririmba akabyina, kwidagadura ni byiza, bitera akanyamuneza ukaruhuka. Ntabwo urumva ngo ubutumwa yarabutanze. Nyakwigendera Kamariza nitumuvuga yaravuze ngo hari indirimbo yaririmbye ko nubikenera uzahamagara Kamariza akutaramire, akumara irungu. Abantu benshi bafite irungu kandi ibintu bahabwa birakanganye. Barambabarira abantu bigisha cyane ijambo ry'Imana, ugiye kutubwira turi mu bihe bya nyuma, karande, inyatsi, ibintu byose Imana izakurimbura. Abantu nabwo bajyayo nanone ni ikibazo, n'abagiyeyo bajyana ibibazo. Ni ukuvuga rero ngo abaririmbyi, abahanzi icyo bakora nibashake impamvu yose ivura ubwonko, ivura imitekerereze. Dukurikije imyaka ishize uri mu ruganda rw'imyidagaduro, aho mwabarizwaga cyane muri orchestre y'Abadahogora. So ukurikije icyo gihe kugera umunsi none byanze bikunze, guverinoma y'u Rwanda hari ibintu byinshi yakoze inagikora kugira ngo umuhanzi aho ari hose abashe gutera imbere, kandi igihe ibihangano bye cyangwa se impano ye ibe mu bimwe bishobora kuba byamutunga. Ese wowe ubona umuhanzi umunsi wa none bihagaze gute aho ari hose hamwe n'inzego zimukuriye? Ubona bihagaze gute? Ko hari n'igihe usanga nk'umuhanzi wenda nk'ano mu karere ka Rubavu ugasanga ari kwiramanta ngo nta bushobozi afite, kandi leta ntako itagira igerageza gushyiramo amafaranga. Ese ubona icyo kintu gishobora kuba giterwa n'iki? Murakoze cyane. Uyu munsi ugereranyije, reka mpere muri 1994, imyaka 30 irashize. Icyo gihe kwari ukwirwanaho no gukoresha ibikoresho abantu bishakiye bicuriye, kwirwanaho. Hari ukwirwanaho bisaba imbaraga nyinshi, ndetse biti nk'uko ubu bigezweho bitinjiza n'akantu nk'uko byinjiza. Uyu munsi hashyizweho impamvu zose, impamvu nyinshi zishoboka. Hakaba ababifitiye ububasha, abafite ubushobozi n'ababifite mu nshingano, none hakaza abagenerwa bikorwa. Uyu munsi bigeze ku rwego hariho mu rwego rwo mu gihugu, mu rwego rw'akarere no mu rwego mpuzamahanga, ko hari byinshi bikorwa bijyanye, ntabwo ari ubuhanzi gusa, bijyanye n'ubuhanzi, bijyanye n'impano, niyo muri make navuga, bijyanye n'ubuhanzi n'impano n'ibindi binyuranye, bigeze no ku rwego mpuzamahanga, ndetse tunakuramo n'imyanya myiza. Uyu munsi bifatika neza, uburyo bwose bwashyizweho. Ariko ikibazo gihari, umurongo uri hagati y'ababifite mu nshingano, y'ababifitiye ububasha n'ababifitiye ubushobozi, kugera ku mufatanyabikorwa n'umugenerwabikorwa, haracyabura umurongo ubahuza, ari butuma usanga amakuru yo gutangwa, niba ari amarushanwa, niba ari amahugurwa, bamwe ntibazi ko binabaho. N'ababifite mu nshingano iyo babitanze, babitanga nk'imvura iguye. Icyiza gihari, inzego zose zirubatse, hagombye kubakwa noneho umurongo uravamo imiyaga, uravamo imivumba, urahuza inzego n'uburyo n'ubushobozi igihugu cyashizeho, kubera ko abo dufite bitwara neza, banakina hanze, banakina no mu gihugu, ndetse turashyiraho n'ibikorwa remezo bimaze kujyaho n'ibikoresho n'umurongo. Niba dufite arena, niba dufite stade Amahoro, niba dufite andi masale ya ba nyirabo, tukagira n'abashoramari barimo, hagombye umurongo uvuyemo imivumba n'imiyaga, kugira ngo
wa muhanzi, wa munyabugeni, wa munyempano bigereho, ariko biracyasaba kongera amahugurwa, ubushobozi mu mitekerereze muri za mpande zose, dore ko uyu munsi ibyo bintu bibyara bingana n'uruganda rwo rwizewe, kuko ibyo bintu bikenerwa n'abanyamafaranga bo mu gihugu cyangwa bo hanze y'igihugu. Noneho n'iminsi ihari, nidufata reka tujye mu baririmbyi n'abacuranzi n'abandi, niyo twafata iminsi ihari yonyine, dufite ubunani, dufite noheri, dufite pasika, dufite irayidi, dufite kwibohora, dufite indi minsi myinshi, umunsi wa mwarimu, umunsi w'umurimo, umunsi aho ngaho ubwabyo byonyine harita haza akazi. Mu gihe ndajya ahandi hantu muri bwa buhanzi wavuze, wari uzi ko mu minsi y'umwaka 365 buriya abanyarwanda dushobora kuba dufite iminsi 150 tudakora, twabigizemo uruhare. Haba ibyumweru 52 bifite iminsi 2 kuwa gatandatu no ku cyumweru, ubwabyo ni iminsi 104. Abantu benshi ntacyo bakoramo. Hakaza amakonje atazwi, hakaza iminsi mikuru itegetswe n'ibindi, noneho hakaza n'impamvu z'ubuzima, ubukwe, urupfu, ibyago, gutabara, hakaza n'iminsi y'ibihe, imvura n'ibindi. Urasanga dufite byibuze iminsi 150 itari yo gukora. Ubwo no muri bwa buhanzi twavugaga hagombye kuboneka impamvu ya minsi 150 tuyibyaza umusaruro. Ibyo rero naho abahanzi, atari umuhanzi uririmba gusa, atari ubyina, atari ucuranga, atari ushushanya, ahubwo buri wese no ubutumwa ntanze nahange iyo minsi 150 tudakoresha. Nitubari ibyo twinjiza biraba bitwikira ya minsi 150 tudakoresha, kuko kuwa gatandatu no ku cyumweru abantu ntibakora benshi, iyo minsi ivamo. Abahanzi rero noneho nibagira amahirwe babikoresha cyane, ariko hagira undi uhanga uko bigenda. None muri bwa buryo navugaga, wa murongo urimo ushaka kumbaza utese hari urugero ufite ko ubuyanzi ririmo imiyaga n'imivumba, amafederasiyo ariho, ese abakuri abagomba gukorera barayazi? Hari federasiyo izwi ni Ferwafa, izindi zirasigara ubu hamaze kumenyekana na Tour du Rwanda amagare. Ibyo nakwemera ko n'abandi twafatanya. Nuvuga volley simbiza ko dufata izo nizo zizwi cyane. Ose federasiyo ishinzwe atletisme, koga, dufite Ikivu, dufite Muhazi, dufite Burera, dufite ibyo biyaga byose n'amapisine. Izo federasiyo aboga barishimisha. Dufite imisozi, dufite abantu, ibiryo n'imbaraga nuko abantu baremye. Muri atletisme izo federasiyo zirazwi. Dufite gymnastique irimo na za acrobacy, umukino wa acrobacy abantu babona nkaho ari ibintu by'amabandi, ari ibintu by'abadashobotse, nyamara kuri televiziyo, nyamara mu mafilimi, nyamara muri TikTok rwose ibyo bintu biraba. Ubwo hagombye ko babandi hagombye umurongo utuma haba ku rwego rwo mu gihugu n'urwego rwo hanze ayo makuru amenyekana, abantu bakayakoresha, ndetse nk'uko hari inganda z'ibikorwa byose, habe n'uruganda rw'abahanzi, rw'ubugeni, rw'abanyempano, bibe uruganda nk'izindi nganda zose, dore ko abakeneye n'ibikorwamo ari abanyamafaranga. Ubu natanga urugero, dufite hano umwana witwa Kagare, aho nshimira Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wamubonye uko yamubonye niwe ubizi, agatuma intumwa ze, umwana bakamuha n'igare arihawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nshimira cyane. Uyu munsi umwana Kagare uzafata umwanya urebe ibyo akora ku igare, yagombye kuba ari uruganda rubyara amafaranga, yamamaza ari amagare, yaba yakuruse, yaba amagare bakora, yagombye kuba ari umuherwe, atanga n'akazi, afite abamanager agenda bati ufite igare
urashaka kuryamamaza. Ese ko abantu bafite n'ibicuruzwa bamamaza, yakorera iki ku igare? Ubwo tukagenda tukagera muri ya acrobacy navugaga. Uyu munsi hano i Rubavu uzahaze uzasanga yitwa Circus Unity, ikorera Kanembwe, yita ku bana nka 300 n'ubu mu kiruhuko izabitaho, imaze kubasubiza mu ishuri. Hari yitwa Hope Acrobat, yifite umwihariko, itozwa n'umugore, umumama w'abana 2 witwa Kayisenga Jaria. Uyu munsi amaze gusubiza akoresheje acrobacy, amaze gusubiza abana 24 mu ishuri muri Rubavu. Ubishaka uzajya kumushaka aho akorera Buhaza inyuma ya YouTube. Hakaba Rwandani Acrobat, hakaba Gisenyi Acrobat, hakaba Fisher Acrobat, hakaba Sur Rwanda, hakaba Gororoka, hakaba ni menshi. Ariko kuko uwo murongo buri wese akora, hakaba Vision Jeunesse Nouvelle, ibyo byose birahari, abana baranabyitabira. Nujya ku Kivuzo babibona abantu babireba, ariko ugasanga wa murongo mwebwe mufite ubuvugizi, mubashake mwerekane n'ibyo abantu batazi ko bihari. Ariko aho nkagwa ku kibazo cyitwa ku buringanire mu urwo rwego rwa siporo n'ibindi. Uko umwana w'umukobwa agenda akura, uko yaremwe, ubuzima bwe bugenda bumuhindura ibiro, ukwasa, gukundwa n'izindi nshingano. Ugasanga umuhungu bangana babikoreye rimwe, wazakomeza ditujye no kwihohoterwa ro ku gitsina. Iryo twe kurikira kuko leta yashyizeho impamvu n'abafite amafederation n'abafite abandi babishyizeho. Ariko ihohoterwa ririmo nuko kwimiterere ye bwite n'inshingano ze nibyo turita umuco. Ariko umuco nitugaruka umuco ntago bivuga ibibi, bivuga ibyiza. Nibyo turajyaho biraza baritirira umuco. We namara gukura, namara kugimbuka, society izamuhohotera imutangira. Ntakwiye kubikora kuko ari umukobwa. Nagira urugo ntagomba kubikora kuko ari umugore. Bazatangira kumwiyenza, dada harya nawe ubwo ugiye muri siporo, aha umugabo wawe arihangana, ese ntuzi ko kuze, ntuzi ko uri umubyeyi. Ibyo bikagenda. Nuvuga ngo ababishinzwe nibabirebe. Dufite abakinnyi b'umupira beza, dufite ababyinnyi beza, dufite abakrobate beza, dufite abatwazi b'amagare beza. Ariko iyamaze gushaka, iyamaze gukura, societe ubwayo nihera kumuca intege, imubwira ko atabikwiye. Aho naho ni cyagombye kuba nk'ubu. Nubwo navuze mwabo harimo nk'uwitwa afite umuryango yita Gira Neza Wigendere, nawe yakoresheje urubyiruko muri danse moderne, akura abana mu muhanda, abashasubiza mu ishuri, abitaho. Ubwo nashaka kuvuga ngo ngaruke kuri kimwe wavuze uti, ese wa muziki wo mu badahogora ya siporo byatanze iki? Ahubwo ko abatoya bigishwaga ibyo bakora, ariko bakigishwa kwigisha no gusangira ibyo bafite. Byabyaye rero iyo miryango itita gusa cyane, ntago yita gusa cyane ku mpano, ahubwo yita cyane kurushaho kuzamura imibereho myiza y'abato na wa muti twavuze wo w'imitekerereze. Hari ikibazo abantu benshi bamaze iminsi barimo baravuga ko gihangayikishije urubyiruko, gihangayikishije abakuze. Icyo kibazo kikaba giterwa nabo twe twita umunsi wa none ko ari abahanzi. Ariko mu by'ukuri watubwiye ko umuhanzi nuhanga ibishya bitari bihari. Umuririmbyi akaba ari umuririmbyi nyine ufite impano yo kuba yaririmba, ariko ntago ari umuhanzi. Rero hari abaririmbyi twumva tutazi niba ari bo bahanzi baduzanira indirimbo zirimo amagambo twita ibishego. Ubwo buhanzi rero bw'ibishego, reka mbyite gutyo, ese ni bushya cyangwa bwahozeho? Kuki uyu munsi wa none aribwo bifite umurindi, aribwo biri kuvugwa cyane? Twagiraga ugire icyo utubwira kuri ubwo buhanzi.
urakoze cyane. Ubwabyo ntabwo ari bishya, biri mu nganzo, biri no mu muco, ariko bigendanye n'imyaka n'igihe, ariko hakazamo noneho ubugeni bwo kubivuga. Si bishya kuko ubwabyo ijambo ibishegu si gishya, ubwabyo ibishegu si bishya. Ibyo bintu rero byahozeho mu myaka y'abagomba kubyumva, n'abahanzi bakageraho babinyuza. Uyu munsi ntabwo ari ubuhanzi, nta nubwo harimo n'ubugeni, nta nubwo harimo ubuhanga, kuko n'uyu munsi barimo kubivuga uko bisa, barimo kubivuga uko bisa, ntabwo ari byo. Ubundi bagomba kuzimiza bikaba inshoberamahanga, abantu bikumvwa n'ugomba kubyumva. Ubu ngiye kuguha urugero. Abantu baravuga ngo ibara ry'umweru ni ikintu cyiza, babaza kuya ko ibara ry'umweru ari ikintu cyiza. Nge nshatse mu buhanzi narigira umwanda kandi ngatsinda. Ahantu nibahakubure, nibarangiza kuhakubura, uyu munsi reka dufate, turimo kwitegura ko dufite kwiyamamaza k'umukandida ku rwego rwa presidence hano i Rubavu ku cyumweru. Abateguye ahantu barahateguye, babirangije, jyanamo igitambaro cy'umweru kirambikaho kitagomba. Abantu bose bavuga ngo nturebe uriya mwanda. Biravuga ngo ikintu mu buhanzi kigira agaciro, kiba cyiza iyo gishyizwe aho kigomba kujya, kikahashyirirwa mu gihe kigomba kujyamo. Ari ibyo, ibara ry'umukara ntago ryajya mu mitako, cyakase ngo ni umukara. Abantu se ntibashaka kuba inzobe ngo batabigikara, abantu ntibanga kuba abirabura ngo batabibikara. Ariko iyo iryo bara urishyizeho rigomba kuba mu gihe cyaryo, rirakora. Ibishegu nabyo mu gihe cyabyo no mu buryo bwabyo. Ngiye kuguha indirimbo barambabarira ba nyirazo, abantu bagomba kuba batazi ko zirimo ibishegu, banaririmba mu bukwe. Uyu munsi iyo ndirimbo iririmbwa no mu gikorwa cy'ubukwe. Abantu bakora ikosa bavuga ngo umuhango w'ubukwe. Ubundi umuhango ni ikintu kidafite icyo kivuze, ukora ntukore, ntugire icyo uba udategetswe. Ariko abantu batikora ikosa ngo umuhango, ngo muwe muhango w'ubukwe, ariko bishobora kuba biterwa n'uko umeze. None mu gikorwa cy'ubukwe, uwo munsi umugeni yaje, abantu bakaririmba ngo mugabo nkunda, ngo kuki wantaye. Indirimbo bakayikunda ko ifite injyana nziza. Umuntu yashyingiye uwo munsi, baravuze ngo mugabo nkunda, ngarukira. Ni ubwa mbere tugiye kubana, urangarukira gute? Ariko ndashaka kubwira ibishego birimo, ubyumva. Biriya byose wumva ni ibishego. Aha navuga ngo imice yabuze kibeyura, ni igishego. Ababishaka bafite imyaka bazabibaza. Wenda wadufasha ukagira kubivuga, wenda niba ari ngombwa cyangwa se atari ngombwa, ubwo natwe waba uduhaye umukoro, ubwo twazabishaka ubutaha. Ariko nyine niba hari ukuntu wagenekereza udakubise ku ntego nyine. Ni umutego umpaye ndabivamo. Ni ukuvuga niba bavuga ubundi umuce ni rido, cyari ikirago kigufi cyabaga kiri ku cyumba. Ni ukuvuga kugira ngo rero winjire mu cyumba ntago wasunika, uregura, aribyo bita kubeyura. Niba yaravuze ngo imico yabuze kibeyura, ubwo umugabo yaregwaga ko atajya kuryama, ariko kuko yagombaga n'akanyabugabo, hakajyaho ko inkangaza rukabukira, habaga hari n'inzoga irimo ubuki kugira ngo imbaraga nizikenerwa asomeho. Ariko akavuga ko ataje ahurujwe n'ibindi byose, avuga ko yaje ahurujwe n'urugamba rwo kubaka urwe. Gusa naje sinazanywe n'inkangu, sinazanywe n'inzara, iwacu byari bihari, sindi igicibwa, gusa naje mpurujwe n'urugamba rwo kubaka urwacu. Mudo mukundwa, garuka ku byawe, wishiturwa n'iby'amahanga. Ni ukuvuga ngo
umugabo yabwiye umugore bo harimo abaremye kuntu baremye inyuma we yarebye kundusha byigushitura. Uyu munsi no amafaranga yaraje n'ibindi byaraje, ariko nubye iyo ndirimbo y'iminuza hari ndiba inyenyeri ijoro ndamva ngo ijoro riraje injirayo urakaririmba neza. Duhurira iyo mu mpinga y'imisozi iwabo wabatashe, aho dukura abana, impeta y'urukundo, ibanga rya gihanga, urakaririmba karagenda. Ni ukuvuga ngo ibishego ababiririmba bazi uko babiririmba bikazana n'imitomo. Ibyo ngibyo byose muzumve inyonga harimo ibishego. Umuntu aririmba karese avuga ngo yakumereye impemwe hagati y'ibituza byombi ku gituza, nibwa bwo yatuye avuga ngo korakoramo byumve ngo nta na rumwe rwahuganye. Reba gushaka mu bwoya uburyo urumva urwacitse, aramanuka akagera ku maguru, ariko abiririmba neza, wowe utabyumva ntabwo bikureba. Wenda hari melody wenda yadufasha guhita babyibuka. Indirimbo ya mbere yavugaga ni indirimbo batangira baririmba ati ngo mugabo mwiza, mugabo nkunda, iyo ni ya mbere watubwiye nyine. Ya kabiri wavuze ni imwe yavuga ijoro rira, izuba rirarenze, inyenyeri nazo zirana. Ni ukuvuga ngo muri izo ndirimbo zose koko harimo ibishego cyane, ni nabyo gusa. Ya rujindiri inyonga ari nayo bazayikurikira. Inyonga we ayi n'aya magambo arimo rero bavuga. Amagambo deja harimo kuguyaguya, harimo gufata umuntu neza, kumukorakora, ngo nakumereye impwemwe ku bituza byombi. Impwemwe ni bwa bwoya tugira, avuga ngo nakumereye imbuguyu munsi y'umukondo hari ubwoya. Hari n'ahandi avuga kugira ngo ntangana nabo n'ubyumva uzabyumva. Ndumva ngo aho ngaho hose urumva ko yatumiraga mugenzi we kumukorakora karese, kuko aravuga ngo koramo uzumve nta na rumwe rwahuganye. Wakumva gute ko urwoya rwacitse? Reba uku kwitanga waba wakoze. Ariko nitwinjira muri zindi ndirimbo ziba zirimo z'amahanga, harimo Monaco 48 doke aromba, uzumve uko imeze no kwiririmbwa. Je fin de toi, nta kindi kirimo, ariko abantu barakaririmba. Les yeux revolver, abantu baraturi, umuntu arakaririmba ukanagaceza, abantu bakagira. Ni ukuvuga ngo ibishegu ni inganzo, ni umuco mu bihugu byose, mu bantu bose, ariko biririmbwa gute? Ryari. Ariko babishaka gutanga ubuhe ubutumwa. Muri Kanjogera injonge ushobora kwiba ko nta birimo, amubwira ngo twatobanya kondo twaragiranye inyama, hari icyo byibutse, ariko abantu barakaririmba, ariko ntabwo babyumva. Byumvwa n'abagomba kubyumva. Ubundi ibishego bishaka ko byumvwa n'abagomba kubyumva. Ese bigira imyaka, none se ni bande bagomba kubyumva? Ese abahanzi bo nihe nama wabagira aho ngaho nyine bituma haza uko kubivugaho cyane ko bidakwiye, kandi wenda koko ushobora gusanga ari abakeneye kubyumva? Nihe nama aho ngaho wagira abahanzi? Abahanzi inama nabagira nuko najya kwinjira mu murongo runaka agiye kuririmba,
azinjiramo ku buryo ibintu bye bizaramba, amenya ni nande abikinira. Ni ukuvuga ngo abahanzi rwa rubuga twavuze, niba ari muri za Rwanda Art, niba ari ahandi, niba ari umuco, niba ari uburezi, abo bose bagahura bakavuga ibyo ushaka, ugashaka uko aho ubikura, ntawe utabyemererwa. Ariko navuga ngo munsi y'imyaka 18, nk'uko n'ubundi ibyo bindi byose bibujijwe, munsi y'imyaka 18 ntago yagombye kuba bivuga gusa, yazakura akabimenya kuko abakiri umwana, ariko abasigaye nabo bakabiririmba neza. Nk'uko nitujya, nk'uko bararirimba ngo mu ndirimbo ngo ageze hirya aho ntamureba, yicara hasi ararira, yahavuye ameze nk'umurwayi. None se ko atamurebaga yabwiwe n'ikikwarira? Ariko ibyo byo gukurura abantu basanga ari byo, n'ibishegu n'ibiririmbwe gutyo, nugere hirya ubyumve uko imyaka yawe ingana. Ariko ubundi ni umuco. Ninkubwira n'ubu nubaza abantu bavuga ngo bagiye gutera imbozi, iryo jambo niba warabyumvishe, gutera imbozi ntabwo ari ikiganiro gisanzwe, ni ikiganiro cy'abakuze, nta n'ikindi kivugwamo mu mbozi, ikiganiro cy'abakuze. Bisobanuye iki niba wenda atari ibanga? Turi kwigisha ahangaha nyine kugira ngo ubyumve. Imbozi ni ikiganiro cy'abakuze. Murumva ko hari urubyiruko rwinshi rujya rutera imbozi kandi atari ibyabo, atari ibintu byabo, ahubwo birya si imbozi. Ko mu mbozi ntibavuga umupira, ntago bavuga ibiryo biryoshye, bavuga iyo barangije gukinga icyumba abakuru bararamo, nicyo cyitwa imbozi. Ntibisanzwe. So bien, kuri ubu niba ukurikira wenda ubuhanzi nyarwanda cyangwa se ibihangano by'abanyarwanda, surtout mu baririmba, uyu munsi wa none ubona ari inde nyine ugerageza kwinjira mu nganzo bya nyabyo, nyine ukavuga ati byibura nkurikije uko bihagaze uyu muntu arabikora? Ntabwo ari umwe, bakora byinshi ariko bakagira ibyiza, bakora byinshi. Uyu munsi nidufata umuntu witwa King James, uko yabigenza kose yakurikirwa n'abantu benshi, araruhura, akora iki. Harimo nk'indirimbo ya Dani Vumbi iri ivuga ngo abajama ngo bahuriye muri ghetto, ni Danje. Iriya ndirimbo Danje nayo abamufasha bazamufashe, kuko nimwe mu ndirimbo zikoze neza, kuko sinzi ko hazamo conflit de generation. Ninjira mu kinyarwanda ubwo bya bindi tuvuga murambabarira, conflit de generation birangora kubisobanura, ariko no kuvuga ngo imitekerereze ya mbere ni y'uyu munsi, icyo kintu. Kuko abato bavuze neza uko yambaye, uko ahagaze, inkweto afite n'amagambo avuga, nayiki gihe nta nikosa ririmo, ariko abasaza ntago bakumvikana. Iriya ndirimbo ubundi icyo yagombye kumara ni ukwerekana ese twahuza gute uko ibisekuru bigenda bisimburana. Rero duhera mu kudahuza uko ibisekuru bisimburana. Ubaha abahanzi, iriya ndirimbo ikoze neza. Bruce Melody yakoze indi ndirimbo Twasinze Twanyoye gusa, ariko agashyiramo gusa ibibazo ntitubihuje, akavuga n'ukuntu amafaranga yayamaze ajya ku cyuma. Ukuriya nawe yayikoze neza. Hari n'undi wenda bakoze akagwa naragowe, ese umuntu mu muhanda uko agenda, ku myaka y'umuntu baravuga ngo inzoga n'imfura ikanyobwa n'imfura, uyikura mu kibindi ikagukura mu bagabo. Abanywa bari no kuvuga ngo ugiye kunywa no kuruhuka, ariko wimera kuri. Harimo abandi, ariko nanishatse kuvuga kwabo. Ariko ndushaka nitujya inyuma, tukigira inyuma, hari indirimbo yitwa yarimbwe na Nyampinga cyangwa Impesa, yitwa ngo Dorishanore.
umugore yambereye icyago. Iriya ndirimbo irimo inyigisho ivuga ko ibintu by'abantu babana bagombye kwibukiranya ibihe byiza bagiranye kugira ngo barangize ikibazo, kuko umugabo atangira yikoroga ngo nta mpaka nshaka, nta n'imbabazi ntanga, ugiye iwanyu ibyawe nzabyiga, nzagutumaho. Umugore ntabwo asimbuka, amwibutsa ngo ko yatwaraga turi umuntu atwe muri benzi akatugurira utuntu twaza tukaza tumumushimira, kandi ko ari wamweretse inzira yo kwa se na nyirasenge. Ati iby'abantu tubyime amatwi. Umugabo niwe urangiza ngo ibyo twabishakira umuti twembi tutarinze kwiha rubanda ngo baduseke. Iyo ndirimbo nayo uzayishake, ako kantu gake. Urumva mu rugo habaye ikibazo. Ese ni ngombwa ko abantu bahita birukira hejuru? Aho ndatanga mu muco no mu buhanzi muzagishaka. Ubundi bibaye ngombwa ko abantu batumvikana, umugore akaba agomba kwahukana, ubundi yagombye kwahukanira hehe? Ndakikubajije. Ushatse umugore ntibizakubeho, ariko bibaye ngombwa ko mutumvikana agomba kwahukana, urumva yagombye kwahukanira hehe? Yakagombye kwahukanira iwawe w'umugabo. Ku ruhande rwanjye niko mbyumva. Uragitsinze. Tuvuga impamvu impamvu nyine niba yariyemeje kuva iwabo akajya gushaka uriya mugore, uriya mugabo, ku ruhande rwanjye numva nta yindi famiye afite uretse y'umugabo we, kuko ajya kugenda yari azi ko agiye mu rundi rugo. Nakunganiraho nibyo, aho nkunganiraho nibyo, rwa rugo agiyemo n'undi muryango mushya. Niba binaniranye arabanza kwitabaza umuryango mushya. Nibinanirane abatume ababyeyi aribo bajya kuvuga ikibazo cy'umwana, kuko niba atari ibyo agiye kumena amabanga yo mu rugo yagiyemo, agiye kwerekana intege nkeya z'umuryango yagiyemo. Ubundi nibyo urakuze, yagombye kwahukanira mu muryango w'umugabo, kuko umuryango w'umugabo niwe uzavuga no ku mwana wabo. N'undi se ubundi wabo w'umugore bazavuga iki kuwo batabana? Tugiye noneho muri ya mitekerereze uko imasekuru asimburana. Ubundi kuki agomba kwahukana gusa umugore? Ese kwahukana ni iki? Biba biri bugende gute? Icyo kibazo ndumva kitoroshye. Impamvu agomba muzagikoreho n'ubushakashatsi, muzagikora kubera iki hagomba kwahukana umugore gusa? Kubera iki? Muri bwa buhanzi, muri kwa kuganira tuvuga muri za conflit de génération, byagombye gushakirwa umuti, kuko uyu munsi tugiye kujya muri bwa buhanzi. Niba abantu basezerana ngo bazatambukanwa, bazabana, babyara batabyara, bakira batakira, bazatandukanywa n'urupfu, ko baba babisezeranye, ubundi urukiko rubatandukanya n'amategeko abatandukanye aba yahindutse urupfu, ko kontra ivuga ko bazatandukanywa n'urupfu kandi bazabana mu byiza no mu nibibi. Bihinduka gute? Ubwo mu buhanzi niba dushaka isi kurushaho kuba nziza, turebe no mu buhanzi no mu kurema amategeko, ese bimeze gute? None kwahukana ni iki? Bahukana ngo bigende gute? Kwahukana no gutandukana ni ibintu bibiri binyuranye. Bahukana ngo bigende gute? Ubundi bari kugira ngo umuntu azavuga ikibazo cye urengana, abandi bagishakire igisubizo, babafashe gushaka, babafashe inzira yo gushaka igisubizo. None nta nubwo bihera kwahukana, bihera ku gutandukana no kugabana umutungo, conflit de génération. Ubwo no abahanzi, abanyamakuru, ibyo byose uburyo mukoresha, hashakwe none hinjirwe mu buhanzi, mu bugeni, mu mibanire y'imiryango. Kuko ndaguha urugero mu buhanzi wigeze guhanga, aravuga ngo umugabo n'umugore baratonganye. Umugore ati noneho njyewe nisubiriye iwacu. Igihe arimo gukora ibikapu, umugabo nawe yakoze igikapu, ati nanjye ngiye iwacu. None aravuga ngo none abana barasanga nde? Aba ngo njyewe ngiye kwa mama.
noneho umugore noneho aravuze ngo nanjye ngiye kwa mama, noneho ibintu byo kugirana nanjye ndajya kwa mama ugira ngo simufite. None umugore abaza ngo abana barajya he? Umugabo ngo nabo barajya kwa nyina. No, umugore kuko yumvishe bimureba, n'umugabo asanze gusubira kwa nyina ari ikibazo, baravuze ngo ariko ubundi ntitwabyumvikanaho. Ako kantu gato kuko umwe yavuze ngo ndajya kwa mama, none ndajya kwa mama, ngo abana barajya he? Ngo bandi barajya kwa mama. Bisanga umutwaro ugiye kugaruka ku mugore. Ntwadusha mu bahanzi mu byo mutanga, dushaka impamvu, inzira y'umuti, ibibazo byose bitaza bigwa ku mugore, kuko hapfa umugabo ni umugore upfakaye, hapfa umwana ni umugore upfushije umwana, hapfa umusaza ni sebukwe upfuye. Ibyo byose ingorane zose mu buhanzi bukorwa, hashakwe imibanire myiza yo mu ngo, kuko imiryango niyo soko y'isi, bishyirweho imbaraga, noneho hashyirweho n'impamvu zituma ingorane zose zitaza kugwa ku mugore. Ari naho twaguye mu buhanzi, muri siporo, kw'imiterere y'imibiri igenda ijya mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku mugore. Noneho yanabikomeza abantu bagatangira kumubwira ko ibyo ajyamo ari umubyeyi, ntazi ko afite umugabo, nawe akumva ari byo. Mu bushakashatsi ndimo gukora, natangiye gushyira no mu bikorwa, ndimo gukora ubushakashatsi burimo gushakashaka, kuvumbura, gucura. Ibyo twita gucura ni façonnage, umuntu kumureba akaba nta mpano afite, ukamureba ugasanga nta mpano afite, ariko ukamureba ugasanga uwo mubiri wawe ubyaza impano. Gucura harimo kuvumbura, gushakashaka, kuvumbura, gucura, gukangura. Harimo abantu bafite impano batazi ko bazifite, gukangura. Noneho kurera no kuyobora impano mu buryo zigera ku rwego mpuzamahanga, zikaba umwuga, ariko bikagendana n'urugendo rw'ishuri. Ko nshaka kuvuga recherche, détection, façonnage, développement, orientation des talents en parallèle avec le parcours scolaire. Iyo ngiyo natangiye no kuyinjizamo abantu, no mu byambajije ngenderaho, nuko muri bamwe nakubwiye barabacuranzi, barabakinnyi b'umupira, barababyinnyi, uyu munsi byabahaye bourse zo hanze kuko bagiye muri interscolaire, muri amarushanwa y'amashuri, bajya muri za FEASA, abandi barababona, noneho bagiriramo amakuru ko hanze y'igihugu haba institut zigisha ibyo, birabajyana, banagezeyo bajya muri festival z'ibyo bihugu. Ubu bageze mu Rwanda, banasubira nanone kwiga batumiwe na ya façonnage. Ubu nanabongereraho ko mu kwezi kwa 9 ku itariki 9 uko bizagenda kose, muri za mpano z'aba bana bavuye mu badahogora, harimo kwigisha ibijyanye n'ibyo twita acro théâtre, harimo acrobatie, hakabamo no kwigisha n'ibindi. Mu kwa 9 hazaba hari abahanga n'impuguke bo muri Suède 2, bo muri Ethiopia 2, bo muri Congo Kinshasa 12, bo mu Rwanda 8 n'Abagande 4. Niba mushaka kuzabimenya, amakuru mwazayagira, kuko mu kwa 9 iyo delegation izaba irimo ibihugu 5: Suède, Ethiopia, Congo Kinshasa, Ubuganda n'u Rwanda. Nabasaba ko muri gahunda muzakora mwazaba muhari, mukazabikora ko bizamara iminsi 12, kuko bizaba ari kwigisha bafite izo mpano za acro théâtre ku buryo bigera ku rwego mpuzamahanga. Ariko nkaba nkubwira ko muri groupe zatumiye mu Rwanda ba artiste 8 bazatumirwa nabavuye mu badahogora, 12 bazava muri Congo bigiye ku badahogora abakongomani bambuka, 2 bazava mu Bugande bigishijwe nabo n'abadahogora bagiye kubigishiriza. Ni ukuvuga ngo ibyo byo ni mpuzamahanga n'abashaka kubimenya, ariko biracyari kuri rwa rwego twavuze. N'ubu birakorwa n'ubu
ubwo butumire burimo gukorwa hagati ya partenariat y'ubufatanyabikorwa n'abo bantu. Ubwo rero ya nzira yaba bifite mu nshingano, yaba bifite mu bushobozi n'abandi bireba mu burezi, ubwo ndabatumye muzabikoreho, muzakurikirane n'imyiteguro. Nirihe banga riri mu gukora igihangano kizamara igihe kirekire, nk'ukuntu twumva impara za Nyampinga, tukumva hari indirimbo bagiye bakora n'uyu munsi wa none tuba turi kumva. Ni irihe banga bakoreshaga kugira ngo n'umwana w'uyu munsi wa none ukeneye kuzahanga igihangano kikazamara igihe kinini kigali cyo kimufasha ku giti cye cyangwa se n'umuryango we mu gihe kirambye? Ni irihe banga bakoreshaga, cyangwa se umwana ni irihe banga yakoresha? Urakoze cyane. Ibanga nta rindi, ni ukumenya ko icyo ugiye gukora icya mbere kiraryohera amatwi, kiramanza guhamagara, kigomba kuba attractive, kigomba guhamagara. Nyuma yo guhamagara kigomba kuba kidahengamye, kitabogamye, kigomba kuba kirimo ubupfura, kigomba kuba harimo ikinyabupfura, kikagira ubutumwa buzagira impinduka zigaragara mu mibereho myiza y'abantu, haba mu mibanire, haba mu bukungu, haba mu gutekereza, haba mu burezi, haba mu kwishimisha. Ubutumwa burimo bukaba buzahindura ubuzima bw'umuntu bubujyana aheza. Hakaba harimo n'inyigisho, noneho hakamenya no gukurikiranya amagambo, bikurikirana gute, umuntu agahora yifuza uko bikurikirana, kandi bikaza kurangira bitumira n'umuntu gutekereza ibindi nawe yumva byiza. Kuko nk'uko ubivuga, niba habaho uyu munsi karahanyuze, yasimbuwe no kuvuga ngo agatwiko kararangira, birarangira, agatwiko kararangira. Ariko niba habaho karahanyuze izahoraho. Dukora ibintu biramba. Harimo ibintu avuga ngo nta myaka 100. Ngiye kugusetsa cyane. Uzigiye ubuzima buba bugufi, ubuzima buba bugufi iyo wishimiye. Uzagira ikibazo urebe ko ubuzima buba bugufi, niho uzamenya ko ubuzima ari burebure. Umuntu kubera ko afite impamvu avuga ngo nta myaka 100, wibwira ko ari icyo gihe ubona nyine nta myaka 100. Ariko iyo ugomba kwishyura inzu ku itariki 25, ukagera kuri 24 utarabona amafaranga, uwo munsi uko uzareshya uzamenya ko ubuzima atari bugufi. Umunsi uzakina wari kugeza ku mukino wa nyuma kuri finale bakagutwara igikombe, niyo match nini, niyo mukino munini, nirwo rugendo rurerure uzaba warakoze. Abantu nibikuremo kuvuga ngo nta myaka 100, nishake barimo isegonda, ribisegonda rikunejeje, risize kashe n'abandi bazahora bibuka. Nidufata nk'indirimbo zoroshye, uyu munsi nufata nka Bob Marley wacuranze One Love muri za 78, uyu munsi urayishyiraho abantu bose bagahaguruka. Uyu munsi nujya kwa Lucky Dube bayumva gutyo gusa abenshi, ariko muri Together as One abazi icyongereza bazasanga avuga ngo imbwa n'injangwe byarangije kubabarirana, ariko kuri mwene muntu hari ikihe kibazo. Ni gute abantu bagirana ikibazo abavandimwe, umwe ngo papa yamuhaye hanini, undi bigatera ikibazo bava indimu. Reka mvuge guhanga utwo dutwiko, ibyo bihangano biraza bigahita birangira, ntibimare kabiri. Ubona bigira izihe ngaruka rero kuri sosiyete cyangwa se ku muryango nyarwanda, mu buryo bw'ubukungu cyangwa se ku muco, bigira izihe ngaruka? Ingaruka za mbere zibaho iyo bijara agatwiko, abantu babyitabira kenshi, bikinjira mu mutwe batabishyizemo imbaraga, kubasibamamo bikagora cyane abato. Ubwo umuco biba bipfuye.
ubundi abantu bakwiriye ngo umuco mubi, nta muco mubi ubaho. Umuco ni bya bintu byose biri positive, bya bintu bizima. Ibindi bisigaye byose byitwa ingeso. Nta ngeso nziza zibaho, byabaye ingeso n'undi murongo uba wanyuzemo ujya gukora ibimeze nk'umuco. ngo ubwo bibyara ingeso bamwe bita ngo ni umuco, ngo ni umuco mubi. Ntago bibaho. Agatwiko gatwara igihe, n'uwabitekereje aba yabishyizeho umwanya, ariko bikazima nk'ubu yavuga ngo ni umuriro w'amashara, ariko iyo ukomeretse burya hasigara inkovu. Ubundi minisiteri y'umuryango na minisiteri y'umuco n'ibihuza na minisiteri y'uburezi tuzagira bizima. Nagombye minisiteri y'umuco, minisiteri y'umuryango na minisiteri y'uburezi bikabigiramo uruhare. None urwo ruhare rukazamurwa nuko mu burezi bongera kwiga abo bantu bose, abanyarwanda bose, ariko by'umwihariko abanyabugeni, abahanzi, abo bose bavugwa bakigishwa ubucuruzi, kuko igihe cyose hatari ubucuruzi niyo mpamvu bigenda gutyo. Niyo mpamvu usanga niyo umwana atangiye kwinjira mu buhanzi muri siporo, ababyeyi n'abaturanyi nta cyizere bagira, ariko umunsi hazaba harimo ubucuruzi, harimo za ndangagaciro zituma haba impinduka, imibanire ikaba myiza, abantu ubukungu, uburezi, umuco, ibyo byose bizagurwa. Mu buzima bwanyu nk'umuntu wabaye hafi y'abahanzi cyane, ubuhanzi cyane, ni nk'ibihe bitaramo mwaba mwayitabiriye kuva mbere, kuva igihe cyose mwatangiye kwisanga mu buhanzi? Hari ibitaramo mwaba mwayitabiriye se ni ibihe, kubera iki mwabijyagamo? Ibitaramo ntago nashobora kubibara, ni byinshi, ariko ndavuga hari ibitaramo ubwacu twiteguriraga, abahanzi biteguriraga mu mastade, mu masale, haba hano mu karere, haba no mu gihugu cya Kongo, i Bugande, i Burundi. Ibyo twabijyagamo twabyiteguriye cyangwa twabitumiwemo. Harimo ibitaramo byabagaho nk'iby'amafestivale no mu mamurika gurisha. Harimo ibitaramo bijyanye n'iminsi isanzweho. Harimo n'ibitaramo hatajyagamo benshi, ariko batoranywaga ku rwego rw'igihugu no mu mahanga, no kuvuga kugera i Burayi. Niba bajyanye abavuzi b'ingoma, abakaraza n'intore, bakaba harimo habonetsemo cyane abaturutse mu badahogora. Haba muri siporo zose habonetsemo, ni byinshi, haba hano, haba mu gihugu, haba hanze, haba ibyo twiteguriye, haba ibiteguwe n'abandi, haba n'ibitewe n'impamvu z'iminsi runaka. Biragaragara ko uri umupapa kandi imyaka yegeye hejuru. Ese mu bana mwabyaye hari abana bavuyemo abahanzi? Ni abahanzi, ni abanyabugeni, kuko umukobwa azi gutegura cyane ikawa, haba ku mashini haba ahandi. Azi gukora iyi mitobe y'imbuto uwo mwanya. Azi gutaka mu kirahure, ashobora kugukoreramo indabo ushaka iki. Azi gutaka keke, azi gutegura ameza. Umuhungu nawe undi ari mu kazi nawe k'amahoteli, kwakira abashyitsi, gutegura igikoni na mise en place, ariko akaba cyane azi kugenda ahindura, agenda yongera ubwiza bw'ibyo bacuruza mu mahoteli, ariko akaba anakurikira na gahunda z'abana batashoboye, z'urubyiruko batashoboye kurangiza amashuri, agashaka abafite impano mu gikoni, muri art culinaire, n'umuhanzi muri art culinaire,
mu bugeni bw'igikoni, undi ni umushushanyi ku marangi bitari ku rwego rwo hejuru. Birumvikana ko harimo abantu donc ufitemo aba designers, ufitemo abatetsi, urumva ko byose ntago burya nkuko twari turi kuvuga ko umuhanzi atari umuririmbyi, kuba akomoje ko bafite ibyo ngibyo nabo bakora. Twe muri sinema tubyita ko ari production design, nyine akora design y'ahantu bagomba gukinira, urumva ibyo byose ni ubuhanzi. Ni iyihe nama mwaha umubyeyi ufite umwana ufite impano ariko akaba yumva ko impano nta kimumariye cyangwa se impano yamarira umuntu? Ni iyihe nama wamubwira? Ahubwo turahindura ikibazo, ahubwo ababyeyi tuzi abana bacu, aho ababyeyi twagombye kwitegereza abana, nk'uko kubitegereza tukabashyigikira muri za ngendo ze, muri bya bindi akora byose, ukabona icyo ukamufasha kubona icyo yaba yifitemo atazi, cyangwa ukamufasha kuyobora, ukanamushyigikira mu byo ubona azi. Ntabwo ari byiza kumushyira mu byo wifuza, si byiza kumushyira mu byo wifuza, ahubwo ni byiza kumushyira mu byo ubona ahengamiyemo no mu byo ubona akunze kuba arimo, no kumukangura mu byo afitemo impano. Ibyo rero birasaba kuva mu muryango bakitegereza umwana, abaturanyi bakitegereza umwana, ku ishuri bakitegereza umwana, sosiyete ikitegereza umwana, none ababifite mu nshingano, ndabagarukaho, ababifite mu nshingano, abafite mu bubasha, ababyize, bakaboneraho uko akazi gashobora gutungana, kuko bo bazashyiramo siyanse na tekinike, noneho babe n'ibyamamare, kuko aribo bazaba berekana ba bana. Ni ukuvuga ngo ntawe udashobora kugira impano. Nidufata mu rugo, hari umwana uzi kuvuga ngo karame, uzi kwitaba neza, hari umwana udashobora kubwira ngo arire ku isahani itoze, hari umwana muvuga ko mugiye gutembera akakubwira imyenda arambara, hari undi ubona ari mafiyeri, hari undi usanga televiziyo yamennye, amavuta yamwokeje, reba aho hano no wamubwiye ibindi. Umwana bisa inama nuko umwana atangira kwitegererezwa akiri mu muryango, none n'ababyeyi bakamenya imyanya ihari, nuvuga opportunité na potentialité, imyanya, uburyo n'ubushobozi bihari aho bayobora abana. Nkagaruka ko abafite mu nshingano, abafite mu bubasha, ababifite mu kubyigisha, bagira uruhare runini mu kwerekana ko bahari. Vie, umunsi wa none kuki dusanga kenshi abana b'abakobwa bafite impano ari bakunda kuba victime, ukumva wenda habaye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ugasanga babahoteye mu buryo runaka, kandi ugasanga ni wa mukobwa wari ufite ubushobozi n'ububasha bwo kuba yafasha n'abagabo ariko gakomeza guhohoterwa. Ese muri kuri mwe mubona ari intege nke z'abakobwa kandi tuzi ko bashoboye? Ese ku ruhande rwanyu mubona biterwa n'iki? Hakorwa iki kugira ngo umukobwa yumve ko icyo kintu kitagomba kumubaho ukundi? Ndongera nturuke mu muryango, muri minisiteri y'uburezi, nje no mu burenganzira bw'umwana. Abantu bose bagomba kubanza kwigishwa uburenganzira bwa buri muntu doa. Noneho cyane cyane kubo twihaye kwita abanyantege nke, njyewe ntemera bivuga ngo abagore, ahubwo nuko imiterere yabo ituma ibibabayeho bihita bigaragara, bikabagiraho imbaraga, bikanabangiza, bakavuga ugasanga ngo ni abanyantege nke. Ntabwo ari abanyantege nke, ahubwo iryo hohoterwa ryagombye guhera mwabo navuze, none n'abakobwa bakigishwa cyane kwemera ko badashaka kwiyicira ubuzima, nabo ntibabigiremo uruhare, kuko hari uburyo bwinshi. Ariko wavuze ihohoterwa ku gitsina gusa, hari ibindi biremeye, ahubwo ahohoterwa navuga mu mitekerereze. Dore uko yitwara, ntuzi ko uri umukobwa, ntabwo uzi ko ejo bazagusaba, uri umumama. Ibyo ngibyo
nibiveho kuko ku ikoranabuhanga tugezeyo nawe igihe kigeze noneho si uguhisha turabibona ku mateleviziyo turabibona mu izi mbuga nkoranyambaga tubona ariko nitujya no mu migani turasanga abandabaga turabasanga aba Jeanne d'Arc turahasanga n'abandi turahasanga abandi babaye uyu munsi niba ba Serena Williams barimo barakina tennis n'uyu munsi buri gihe none se abagabo ntibahari donc nibibe kumva ko haboneka ya masomo afite imbaraga duhereye mu muryango ariko abana b'abakobwa by'umwihariko bahabwe umwanya wo kumva nabo bahabwa umwanya wo kwigirira icyizere. Ndaguha urugero, ndarwanganira n'abantu nubinyuzaho. Fasha umuntu w'umukobwa w'umugore nguje kumugurira inkoko, ubwe yakwiyororera yakora famu y'inkoko. Abagore nabo ni batuba bareba igitsina gore kumva ko hari ibyo bagomba kubonera ubusa, nabo babanze babyikuremo. Be kuma ngo hari abagomba kubitaho, nabo nibinjire mu kwita ku bandi no kwiyitaho. Nkomeza kugushimira kuri uyu mwanya waduhaye kuko ndabizi ntago namwe bafite akazi kenshi ku buryo nza kukureba kugira ndebe ko mwazama ikiganiro mwabyakiye neza. Rwose ndabashimira. Umunsi wa none murimo murakora iki? Urakoze. Ubundi mu buzima ndacyari wa mukorera bushake wo mu mpinduka zo gufasha abantu mu mitekerereze ituma bagira uruhare mu bikorwa bituma habaho iterambere ry'imibereho myiza, ry'ubukungu, ry'imibanire, ry'umuco. Ndacyabikora ku myaka mfite 65, ndacyabikora umukorera bushake. Nabikoze ngifite imbaraga, ubu ngubu ndi muri byandi bita mu 3e âge. Ubu icyo ndimo gukora, ndimo gutegura abandi bantu bazasigarana ibyiza mfite. Ndabategura rero muri harimo abo ndimo gutegura cyane urubyiruko mu gushinga imiryango yemewe n'amategeko. Bayishinga banyuze muri RDB, bayishinga banyuze muri RGB, izo zitanga ibyo byangombwa babishinga mbere bemewe n'amategeko, ariko bagendera cyane. Ubu ndimo kuzamura cyo kuzamura impano, ariko mfite n'indi ndimo projet ndimo gukora yitwa umuryango isoko y'ubuzima n'ubukungu bw'isi. Ubwo ndimo gutekereza ku mishinga mito cyane y'umuryango, ibyo nita de très petites entreprises familiales. Nuko mu muryango umwe arajya gucuruza imyenda, undi ajye kubaka, ndetse uze gusanga bafite n'umwana wenda unyonga igare, ntabwo ari umwana ahubwo n'umusore. Mbese mu muryango hari imirimo ikorerwamo itanga inyungu, ariko uwo muryango nta kintu kiwuhuza. Bahuza ko umwe ari umwana, undi ari umugore, undi ari umugabo. Ubu ndi mu bushakashatsi bw'uko buri muryango nitubyinjiza no mu miyoborere y'igihugu, ibyo twita imihigo, ibe ya mihigo igendeye kuri company, igendeye ku kigo cy'umurimo. Ni ukuvuga nyirurugo niba afite boutique, niba mama acuruza isambaza, niba uyu akora ibi, yigenera umushahara, abanze yigenere umushahara. Ubu kenshi turi mu bucuruzi, umuntu ufite boutique nta mushahara afite, niyigenera umushahara. Umuntu utwara ipikipiki ye ariya kanayitwara nta mushahara yigeneye. Ndashaka bwa mbere umuryango ukore ku buryo ubanza kwigenera umushahara mu byo ukora, ariko nanone uhuze ingufu mu mafaranga n'ubwenge, ugire ikintu cy'uwo muryango. Done uva mu rugo habe ikintu, ubundi mu rugo turahaha, mu rugo hari ibindi. Wenda abantu bashake
dukurikije harimo tubereke uburyo buhari, tubereke imbaraga zihari bisobanukirwe, ariko buri muryango ugire kampani. Abantu bajya kuvuga ngo ubwo se ngo izo kampani zaba zingana iki? None se ko buri muryango ubaho, kuki buri muryango utaba kampani? Ngiye kuguha urugero rworoshye. Ababifite mu nshingano n'abafite mu bubasha banyumve. Ubu u Rwanda rurimo rutuwe na miliyoni 10, kadufata miliyoni 10. Hizwe umushinga, habe umuhanga, umuhanzi wiga umushinga, uko buri muntu wese uhumeka atanga ifaranga rimwe gusa ryo gushyigikira igihugu, rimwe buri munsi, ni amafaranga 30 ku kwezi. Umuntu ufite umuryango w'abantu benshi afite umuryango w'abantu 15. Gusa uwo muryango wabura amafaranga 450 ku kwezi. Ifaranga rimwe gusa ku munsi kuri buri muntu, nk'uko mitiweli byafashe, nk'uko umutekano byafashe, nk'uko isuku byafashe n'ibindi. Ifaranga rimwe ku munsi ku muntu, tutitaye ku wari we, bigakorwa na shefu w'umuryango. Buri munsi uzi ko hakwinjira miliyoni 10. Dufite uturere 30. Buri karere kaba gafite garanti yuko mu kwezi kazagira umushinga wa miliyoni 10 ufasha abaturage ku ifaranga rimwe ku muntu. Hagombye umuhanzi uko ubikora, kuko arimo binyura. Ikindi ndimo gukora bwa bushakashatsi natanga gushyira mu bikorwa bw'impano, bwo kuvumbura, bwo gushaka kuvumbura, gucura, gukangura, kuyobora impano bigendanye n'amashuri bizageza ku rwego mpuzamahanga. Ariko mfite n'ikindi projet ndimo gukora yitwa tubare muri miliyoni, kubera ko uyu munsi ijambo ibihumbi ntacyo bikivuze. Icyo twakwita unité, sinzi ko ndayita mu Kinyarwanda, intangiriro y'ibintu ni miliyoni. Kuko umuntu arakubwira ngo ngiye kuzakora ubukwe, bakora ufite miliyoni zingahe? Ngiye kugura moto, ufite miliyoni zingahe? Ngiye kuzakora ubukwe, ufite miliyoni zingahe? N'umuntu ukodesheje inzu ntazahunga miliyoni, kuko niba akodesheje inzu ntoya y'ibihumbi 20, reka tuye ibihumbi 20, mu mwaka azishyura ibihumbi 240, kandi azamara imyaka 10 atarubaka. Nuba agomba kuvuga ngo mu myaka 10 nzaba narabonye miliyoni 2,400. Ubundi mu gukora projet yitwa tubare muri miliyoni, kuko igihumbi ntacyo kikivuze. Ndabona kuvuga ngo abantu nibakanguke batekereze kure. Indi projet ndimo gukora nimwe yoroshye, ariko izareba abantu bo muri transport. Uyu munsi uzi ko abantu batwara ibinyabiziga bifite moteri ari abantu batazwi. Kubera iki? Ikinyabiziga atwara nicyo kizwi gusa, kigira plaque, kigahabwa autorisation, kigahabwa lisansi, kikagira aha contrôle technique, kigatanga umusoro ku nyungu. Umuntu ufite permis, nubwo bavuga ngo bararengana, ntibazwi, nta kibaranga usibye permis bafite gusa. Hazwi imashini batwara, ariko bo ntibazwi. N'ikimenyimenyi nuko niyo amande atangwa n'ikinyabiziga, ntago atangwa n'umushoferi. Ikindi nuko iyo nje mvuye kuri cya kinyabiziga haboneka undi ugitwara kigakomeza. Nukuvuga rero iyo niyo ndimo cyane, ko cyane abashoferi bafite igipapuro kingana na lisansi. Ni lisansi itangwa na polisi y'igihugu nyuma y'ibizamini. None se abashoferi bazi ko ari abalisansiye? Ntabwo ntuzi, ntabyo bazi, ndahamya. None se baramutse ari abalisansiye bitwara nk'abalisansiye? None se babaho nk'abalisansiye? None kanjye kuba motari, none umumotari afite moto ye, ni umushoramari, akaba n'umulisansiye, akanayitwara. Urumva uwo ari we? Lisansiye, umushoramari, ufite akazi bosi we. Ni ukuvuga ngo ndasaba ababishinzwe ko twinjira mu bucuruzi nta kujenjeka. Nko mu bintu biduhangarikiye, twinjire mu bucuruzi, ibintu byose bibe kinyamwuga, ariko buri wese mu mutwe hinjiremo ubucuruzi, kandi ubucuruzi kinyamwuga. Dusoza, niba hari icyo ntababaje cyangwa se icyo mwifuzaga kuba mwasangiza abantu, hari inama mufite
ntacyo mwabibasangiza mukatubwira dusoza. Murakoze. ikintu natanga ni kimwe, abantu bagomba, abakuze, abana, buriya tugira ikibazo hari ko akenshi hari inshingano tugomba kuba dufite, harimo n'uburenganzira. Buriya nasaba ko habaho umurongo cyane w'uko abantu babwirwa inshingano mu nzego zose, babwirwa inshingano bafite, bakanahabwa, bakanamenya uburenganzira bwabo, ariko none bikongera kunyura mu buhanzi, kuko mu buhanzi byihuta. Kuko nk'ubu nidufata ku miyoborere y'igihugu, barambabarira abaranyumva, igihugu nk'u Rwanda muri football tugeraho tugera, kuba twarashoboye kuza mu Rwanda hagatorerwa perezida wa FIFA kuri stade, impamya ko ari nayo ya mbere yafashe iryo zina Pele Stadium. None se mu gushimira ababikoze, ubwo ntabwo uwabikoze ari umuhanzi? Ibyo navugaga ubuhanzi, kureba ibihe biriho ukabibyaza umusaruro w'igihe kirekire. Uko byagenze kose muri Rwanda, igihugu cyose gikina football cyarahageze. Ikindi, abantu bakarushaho kwisobanukirwa no kwimenya, mfite izihe mbaraga, mfite ubuhe ubushobozi, namara iki, aho kuvuga ngo namarirwa iki, namara iki, ese inzitizi mfite nditabaza he? Noneho nawe ubifite, sanga ba bandi ushinzwe. Uyu munsi mu buhanzi akantu koroshye, Visit Rwanda, n'umutako, ibintu byoroshye, karoroshye. Visit Rwanda, abantu nibagendere ku buhanzi. Umuntu niba yakoze tap and go, si kugendana amafaranga. Niba abandi barimo kubyaza umusaruro art martial, karate, ibiki tukabireba, ko dufite imiryango inyabanwa, ibintu byo gukina inkoni, ko dufite abakirana, ko dufite imidiho n'imihamirizo binyuranye. Uyu munsi reggae ni bimwe tubyina kuko kari akaguru kamwe kariho shene, akandi kariho bakabyina basimbuka kugira ngo bashobore guterura. Muri Kongo ni amanyonga, muri Antiye ni zuko, ariko twebwe dufite urunyurane rw'umuco rwagaragara. Twe twigana iby'abandi, ariko ibyacu kubyigana biragoye. Abantu bazahamiriza intore ryari? Bazavuza ikondera ryari? Babakaraza ryari? Fata ibyo byose, navuga ngo nibyongere byinjire, turebe mu buhanzi, turebe icyo buri muntu ashoboye, ubuhanzi bwinjire mu nganda zikomeye zitanga akazi, zibyara n'umusaruro. Aho urahabona ute mu buhanzi, ahantu twicaye kuri Hayati? Urakoze cyane. Nuba hano kuri Hayati, nuza gufata amashusho, ubwaho hari mu mujyi, uharebeye inyuma ntiwamenya uko hatuje. Ariko nubona nk'ibiti biri hano hejuru batatse na plafond, byagombye kuba byarabaye inkwi, bigacanwa rimwe bikarangira, bikabikoza uyu murimo. Ni ukuvuga ngo uyu muhanzi washoboye gufata imizi cyangwa ibiti byagombye gutakara, akabifata gutya agakoramo na plafond. Aha rwose yarabikoze. Hari n'intebe ndimo mbona, hari imigano nuko hatuje. Abashaka nabo kwiga ahantu heza ho kwakirira abantu, ko turi no mu mujyi w'ubukerarugendo, w'ubucuruzi, uhana umupaka n'ikindi gihugu, haragendwa cyane. Abashaka gucuruza ntibazaze gukopera gusa, ahubwo bazaze gusaba inama kugira ngo bitere n'imbere, kugira ngo bitere imbere. Ahubwo abashaka gutaka aho bakorera bazagishe Hayati inama, bamwishyure consultance, ubujyanama, bagira ibyiza kuko azaba bihaye babyishyure, bazabyungukiramo igihe kirekire. Ariko na Hayati nawe bazamwinjize, nawe
azinjire mu rugaga rw'abahanzi. Murakoze. Reka tubashimire ku kiganiro mwaduhaye cyiza kandi nzi ko cyubaka kizafasha benshi byanze bikunze. Cyari ikiganiro kigaruka ku bahanzi n'imihangire, aho twiyagarutse cyane uburyo abantu tubona imihangire iriho ubu ngubu n'iya kera. Twagerageje kubashyiriraho umucyo ku by'abantu bibaza iby'ibishegu n'iki n'uburyo byakagombye kugenda. Turabashimira kandi ku nkunga mukomeje kudutera mukurikira ibiganiro byacu kuri Tuzuri TV, musharinga amavideo yacu, mukora like, share, comment. Ibyo byose ni urukundo mukomeje kutugaragariza, tubasaba ko mwakomeza kutuba hafi kugira ngo tubashe kugira icyo tufasha mu karere ka Rubavu, tuzamura impano zitandukanye, kandi turabizi dufatanije twe tuzabigeraho. Ahasigaye mugire amahoro y'Imana, naho ubutaha Imana ibahe umugisha.